Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki 5 Nzeri 2024. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu Rambere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3:18 kugeza ku 23. Bavandimwe, ntihakagire uwihenda. Niba hari uwikekaho kuba umuhanga ku bw'isi, nabanze yihindure umusazi kugira ngo abe umunyabwenge nyakuri. Kuko ubuhanga bw'isi ari ubusazi mu maso y'Imana, nk'uko byanditswe ngo niyifatira abanyabwenge mu mutego w'uburiganya bwabo, kandi ngo Nyagasani acengera ibitekerezo by'abahanga agasanga byose ari amanjwe. Kubw'iyo mpamvu rero ntihakagire ushingira ikuzo rye ku bantu, kuko byose ari ibyanyu, yaba Pawulo, yaba Polo cyangwa Kefasi, yaba isi, bwaba ubugingo cyangwa urupfu, byaba biriho cyangwa bizaza, byose ni ibyanyu, naho mwebwe muri aba Kristo, nawe Kristo akaba uw'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 24. Isi ni y'Uhoraho hamwe n'ibirimo byose. Isi ni y'Uhoraho hamwe n'ibirimo byose. Yose niye hamwe n'ibituyeho byose. Niwe yitendetse hejuru y'inyanja, anayitereka hejuru y'inzuzi ubutayegayega. Ninde uzazamuka ku musozi w'Uhoraho maze agahagarara ahantu hatagatifu? N'ufite ibiganza bidacumura n'umutima usukuye, ntararikire na busa ibintu by'amahomvu. Uwo azabona umugisha w'Uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana Umukiza we. Bene abo nibo bagize ubwoko bw'abamushaka, bagashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. Isi ni y'Uhoraho hamwe n'ibirimo byose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku 11. Umunsi umwe abantu benshi bamuniganaho bashaka kumva ijambo ry'Imana, naho we akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Nuko abona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuyemo boza inshundura zabo. Ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni ati, erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi, bigeza aho yenda kurohama. Simoni Petero abibonye, apfuka imbere ya Yezu avuga ati, igiraho Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwoba bwari bwabatashye we na bagenzi be, babonye amafi yose bari bamaze kuroba. Barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, bagenzi ba Simoni. Nuko Yezu abwira Simoni ati, witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Ikikubwira ko wowe na Nyagasani nuko nawe ujya guhura n'abandi ukanabahuza. Ikikubwira ko Nyagasani ari icyaguhaye, nawe uhereza abandi. Gutanga, guhereza abandi. Uyu munsi buri wese ariga guhereza abandi ifi. Hari umuhanga wavuze ati, aho guha umuntu ifi azarya umunsi umwe, ejo n'ejo bundi akazongera akagaruka akagusaba, ahubwo wamwigisha uburyo bayiroba, maze ukaba umugaburiye iminsi yose, ukaba umutunzi iminsi yose. Amen, 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 amen. Ngicyo Yezu agiye kudukorera, natwe agiye gutwigisha kuroba. Nawe uze kuroba, erekeza ubwato bw'amazi magari urobe, maze icyo uri buvanemo usangire na bagenzi bawe. Yezu rero arifuza ko yahindura umwuga wawe, agahindura ibitekerezo byawe,
agahindura umurimo wawe awerekeza ku murimo w'ijuru. Wari ufite umurimo hano ku isi ariko arifuza ko wawerekeza ku murimo hehe wo mu ijuru. Amasomo cyinshi duteguriye aratwerekeza kuri Yezu, aratwerekeza ku cyizere tugomba kugirira Yezu, icyizere nagirira Yezu. Jésus, j'ai confiance en toi. Nawe ahuri zamura ko kubwiriza uti Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Nubibwira Yezu, Yezu ari kubyumva. Bityo nawe ugendere ku ijambo rya Yezu. Ubwo ari Yezu bivuze, reka ndohe urushundura ng'ijambo Petero amaze kwivugira. Ubwo ari Yezu bivuze, biraza gutungana tu. Ubwo ari Yezu wavuze ibi bintu birakunda. Kwizera Yezu. Hano ivuga Kinyarwanda igira iti, aho kwicarira umutogoto w'inkono, wakwicarira ijambo rya nyirayo. Amen, amen. Dufite ibintu rimwe na rimwe bishobora kudutamaza, dufite abantu rimwe na rimwe bashobora kudutamaza, ariko nyirabantu Yezu Kristo we ntashobora kudutamaza. Buri gihe abarekereje ngo tumwizere, aba ari we twizera, maze natwe tubeho. Kwizera Yezu, kwizera ijambo rya Yezu. Ubwo ari Yezu bivuze, biraza gukunda, bivuze kugenda neza. Iyo tugeze mu bibazo, mu byago, agahinda, turi gutsindwa dans les échecs, akenshi dukunze kubura icyizere, tukiheba. Uyu munsi rero nawe niba wizeye ijambo rya Yezu uri buze kuronka, erekeza mu mazi magari. Kwizera Yezu. Isomo rya mbere ryaduhaye ijambo riri buze kugaruka mu ivanjiri ku bundi buryo, ritwereka uburyo tugomba kwizera Yezu kuko turi abakristo. Mu gihe abanyakorinti bari kwicamo ibice, umwiryane, amakimbirane, amatiku, Pawulo aje kubibutsa ko ari abakristo, ko ari bamwe bunze umwe muri Kristo. Ngo wa mukristo duhurira hamwe iyo tumaze guhabwa Yezu, twunga ubumwe na Kristo, tukongera tukunga ubumwe n'abavandimwe, ngiye Ukaristiya, ubumwe bw'abana b'Imana, ubumwe bw'abakristo. Ngaba abakristo bagiye gutwerekeza ku ivanjiri y'uno munsi, ngo tuza kumva abakristo tukabasanisha n'ifi. Ifi uko twagiye tubizirikana, ifi ivuga Yezu ubwe. Ni kimwe mu kimenyetso abakristo bagiye bakoresha ku ntangiriro za kiliziya mu itotezwa kugira ngo barushe kumenyana, kubera ko ifi Yezu yayikoreshaga mu byanditswe bitagatifu agira ngo agaburire abe, ariko yashushanyaga Yezu ubwe ugaburira imbaga. N'abakristo nabo ni nkaho nanjye kuvuga na amafi, nabo berekeza nyine kuri Kristo. Abakristo iyo fi, ijambo ifi mu kigereki ictus, Jésus fils de Dieu sauveur, Yezu umwana w'Imana nzima, umukiza. Ngaho nawe rero uze kureba icyizere ugirira Yezu umwana w'Imana nzima. Ugira Yezu icyizere, uracyamufitiye icyizere. Tujye kuzirikana kwihamagara rya Petero n'izi ntumwa zindi, uburyo Yezu abakura mu bwato bari kuroba, aberekeza muri kiliziya Yezu Kristo, aho bagomba kugira bate kurobera Kristo abantu. Turazirikana ingorane zo mu mazi, kongera tuzirikane uburyo Petero yari ijoro ryose ari kuroba, ariko yananiwe, yashavuye, ababaye. None Yezu aramubwira ati, roha urushundura rwawe iburyo, erekeza ubwato bw'amazi magari. Uko biri kose Petero biraza kumutonda, kubera ko akurikije uburyo Petero ubwo yari umuhanga mu kuroba, yarasanzwe abimenyereye. None guki Petero yatsinzwe, guki Petero nta nakamwe yabonye? Nta kindi gisubizo. Yezu arifuza kumubwira kuti, iyo nkubwiye bihita biba. Iyo Yezu amaze kuvuga byose bihita biba. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ijambo rya Yezu bingana igikorwa. Icyo Yezu avuze cyose kiraba, kuko ijambo rya Yezu kuri buri gihe cyose. Tekereza Petero yatsinzwe, none asubiye ahandi yatsindiwe, ongera usubireyo. Mubyeyi uzarebe, akenshi nko mu ishuri uramutse utsinzwe bakakubwira tujya gusibira, wajyayo. Akenshi ushobora kujyayo uri guseta ibirenge ahantu watsindiwe, aho wambariye inkindi wajya kubona ukabona uhambariye inshocero, ahantu wagiye utsindirwa ukongera ugasubirayo. ni ukugira amakenga. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti, aho intorezo bayikubitiye nyakabwani hota n'amakenga. Utekereza ahantu wagiye utsindirwa, utekereze ibintu byagiye bigutsinda mu buzima, utekereze aho wagiriye ibyago, aho wagiriye akababaro. None barakubwira ati hasubire, subira hariya, subira ujya kuroba.
ngira ijambo rya Yesu ati subira hariya. Aha, kubera ko Yesu abivuze reka ngende. Twongeye tuzirikane Petero wumviye Yesu akumvira ijambo rya Yesu, none aragiye. Kwizera Yezu. N'igihe ubonye bitari gushoboka, n'igihe ubona byakuyobeye, n'igihe ubona utari kubona neza imbere, ngiye icyizere tugomba kugira Yezu. Avoir confiance en Jésus. Kumva ko na bya bindi bitashobokaga kubera Yezu aho ari bigiye gushoboka. Yezu kubera ko bivuze bigiye gushoboka. Nawe rero hari igihe tugera mu bibazo, ibi bintu bizarangira bite? Ukagera mu burwayi ati uburwayi buzakira bute? Ibibazo byabura ibisubizo, ariko ujye uvuga uti Yezu arahari, ndabizi Yezu azabikemura. Ubwo hari isezerano mfitanye na Yezu, hari icyo Yezu yabwiye. Niko rero bije kugenda barobye amafi menshi cyane kubera ko Yezu yabivuze. Twongeye tuzirikana igisobanuro cy'amafi. Amafi asobanura abakristo benshi ba Petero bazaroba. Burerekeza kuri Kiliziya Yezu Kristo yayindiri mu bibazo. Kiliziya Yezu Kristo itazigera ihungabanywa n'imiyaga hano ku isi n'ibibazo no gutsindwa, kuko Yezu ari we fondateri wayo mukuru, niwe ushingiyeho. Aba barobye barerekeza ku ntwari za Yezu Kristo. Ubwo birangira wa mwuga wo kuri isi barimo bakora, Yezu ahunde umwuga w'ijuru. Tekereza nawe umurobyi agahinduka umurobyi wa Kristo, intumwa ya Yezu Kristo. Nawe rero Nyagasani arifuza kukujyana mu butumwa uno munsi kugira ngo umukorere, umuhamirize mu bandi ubutumwa bwa Kiliziya. Kwerekeza amazi magari biratwerekeza kujya gucukumbura, kugera kuri Yezu, kunonosora amayobera matagatifu, guhabwa Ukarisitiya neza, gusanga Yezu, kunyurwa na Yezu, kubaho beshejwe na Kristo, kwizera Yezu, kujya kure ariko usanze Yezu, gusanga Yezu, kujya mu mazi magari no gusanga Yezu ahantu ari, kugenda ugakurikiza ibyo Yezu yavuze, kumva ijambo rya Yezu, kwizera Yezu. Amen. Iyi vanjiri yo kwerekeza amazi magari yongere gufasha nanjye mfashe aho nanagiye ndohoka, aho nakuyeho icyizere nanakuyeho Yezu, icyizere nakuyeho abavandimwe tubana, kubera ko natsinzwe, kubera ibyo bankoreye bidakwiye, kubera ko ntishimye, kubera ibindi nahuye nabyo ntanateganyije. Wongere ushyire icyizere muri Yezu. Uracyafitiye Yezu icyizere? Ngo umunsi umwe heriye kure cyane muri Afurika, umuyoboke w'Imana, umukristo muri paruwasi imwe, ngo yari ari ku rugendo. Ageze ku rugendo yananiwe, yarushye, aza kubona imodoka ya paruwasi itwawe na padiri. Bijoje ko padiri nawe yaragiye mu rugendo, nuko atega nk'umusabye lifti ngo ubundi amujyane amugeze yagiye ku rugendo. Nuko amaze kuyimusaba, padiri agira atya, ntiyayimuhereza, ahita yihuta, ntiyayimuha. Ahubwo ngo icyo yakoze, wa mukristo nko kugira ngo padiri amuhe lifti, padiri ariruka amutera n'ibiziba. Wa muyoboke w'Imana ararakara cyane. Nuko rero afata icyemezo kigira kiti, ubu koko padiri antera igikomere kigeze aha ngaha, ageze kunyima lifti ngo ngeze iyo nari ngiye ku rugendo, agize nanone kumpemukira, anteye n'ibiziba. Jamais. Guhera ubu ngubu sinzongera gusubira no muri paruwase ye, ubu ngiye guhindura ahantu nasengeraga, sinzongera guhasubira, ubu nijye gusengera ahandi mu yindi paruwasi, kuko rwose arankomerekeje bikomeye. Nuko umuyoboke w'Imana ngo akomeza urugendo yari arimo. Ngo yari afite ikibazo kiremereye cy'umudamu we wari utwite, ari hafi gupfa. Nuko rero ajya kumusura, amusura mu bitaro nk'uko yari afite uru rugendo. Igihe kigeze, wa mubyeyi amaze kubyara, wa mugore we amaze kubyara, bageze mu rugo, wa mugabo mutekerereza ibyo ahuye nabyo ku rugendo igihe yari ajya kumusura, ukuntu padiri yamusize, ukuntu padiri yamuhemukiye, ukuntu yamuteye ibiziba, kandi ari padiri wa paruwase ye. Wa mubyeyi aravuga ati, umva rero, ntituzongera narimo kujya gusengera muri ya paruwase, tuzagira gute? Tujye guhindura paruwase, tujye gusengera mu yindi. Nuko rero bahindura aho bari bagiye gusengera, ntibongera gusengera muri ya paruwase. Igihe kiza kugera, wa mubyeyi aza kubwira umugabo ati, hari umushoferi wantwaye mu modoka, ngiye kubyara, ndembye, ndifuza kujya kumushimira kuko yangiriye neza.
umugabo ngo bishoboke ko yateguye inka yo kujya gushimira umushoferi wafashe umugore akamugeza kwa muganga n'igitaraganya. Nuko barikora, bishoboke ko bafashe agaseke bafatana ya nka, baragenda bajya gushimira umushoferi kuko bari baramenye ahantu atuye. Nuko ngo bahageze, mubyeyi tekeza uburyo bagiye gutungurwa. Bahageze mu gihe wa mugore atangiye gushima uburyo uwo mushoferi yamurokoye, aramufasha, amwitaho, amujyana kwa muganga n'igitaraganya, igihe imodoka zatwaraga abarwayi zari zabuze. Mu gihe wa mugore atangiye gushimira uwo mushoferi uburyo yamurwanyeho akamugeza kwa muganga bigatuma byara neza, nicyo cyari kimuzanye gushima. Mu gihe umugore n'ibyishimo byinshi musabye, umugabo yari atangiye kurira. Ngaho fori cyarizaga umugabo, ngo cyarizaga umugabo ngo yari ababajwe nuko uwo nguwo bari gushimira umushoferi ari wa padiri wamutambutseho cya gihe yari atwayeho wa mugore we agiye kumuvuza ari kwihuta kugira ngo amugeze kwa muganga ataravamo umwuka, dore ko yari ari kuri burembe. Nuko wa mugabo ko yariraga, yarizwaga n'iki? Yarizwaga nuko yari yarafashe nyine icyo cyemezo cy'uko atazongera gusengera muri iyo paruwasi kuko padiri ngo yamuteye ikiziba, yamwinyera ifuti, yanze kumugeza ku rugendo. Birangira rero wa mugabo apfukamye asaba padiri imbabazi ati, koko umbabarire, maze igihe ngucumuraho, maze igihe naravuye muri no paruwasi kubera ko ntari nzi ibyo wankoreye byiza. Byaje kurangira wa mugabo na wa mugore bishimye, na wa mupadiri bishimye kubera igikorwa cyiza cyagezweho, gukiza umuntu, kugira neza. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nawe wasanga hari umuntu wabikiye akantu, wasanga hari umuntu wabikiye nk'umujinya, utunguye yarampemukiye, sinzongera nemwe guhurira mu kiliziya. Ukiwunza kiliziya ya Yezu, igihe kizajya nawe Yezu akubwira ati subirayo. Yezu akoresha ibimenyetso byinshi cyane ku nzira agira ngo tuburire bya bintu by'imyanda, bya bintu biri mu mitima yacu bituma tutagera mu gihe z'umutima yacu. Yezu agira gutya akabikurayo. Yezu afite uburyo bwinshi agenda atuburira ati nyaboneka ibintu bireke, nyaboneka uyu mujinya, uburakari ufite nuko utaragera mu ntebe z'umutima, nuko utaragera imbere, nuko utaragera mu mazi magari. Erekeza mu mazi magari. Igihe wageze mu mazi magari, igihe wageze kwa Yezu, wa mujinya uzawurandura, wa muntu wakurakaje, wa muntu wakuyeho icyizere. Yezu akubwira ati subirayo, nyura muri ino nzira. Azakora ku buryo bwose bushoboka mpaka bibaye. Icy'ingenzi ni ukwizera ijambo rya Yezu. Izera ijambo rya Yezu, ongera wizere Yezu. Mubyeyi, ntabwo no kuyeho icyizere kubera ko warakaye, kubera ibyo bagukoreye wibwira, nyamara ukazasanga ibyo wibwiraga atari byo. Ijambo rya Yezu, ubwo ari Yezu bivuze, reka mbikore. Akenshi hari igihe umuntu aguhemukira ugahita umuhunga, ugahunga ukajya kure. Muri paruwasi hari padiri wampemukiye, hari umuntu dusenga n'uyu mpemukira, ngiye kumuhunga. Nyamara Yezu akazakubwira umunsi umwe ati garuka, akazakora ku buryo wongera kugaruka ahandi. Aho ngaho nawe uzahagaruka. Ngicyo Yezu akoreye ba Petero ati subira ujya kuroba. Kubera iki? Ijambo nakubwiye, jya iburyo, erekeza mu mazi magari. Iburyo rero ni uburyo bwiza bwo kugaruka mu murongo mwiza, rodrese, kugaruka, kongera kwizera Yezu. Yezu hari aho tumutakariza icyizere, hari aho turakara, tukarakazwa no kuba turi ku rugendo, hari ibyo twakoze bitagenze neza, hari abo twahuye nabo bitagenze neza, hari abaturakaje, hari abatubihirije. Kujya twumva ijambo rya Yezu buri gihe kugira ngo Yezu atugorore igihe twagoramye. Akenshi ari igihe bagenzi bacu baturakaza, bagatubabaza, bakadushavuza, rimwe na rimwe bakadukora nyine ibintu bisharira bimwe tutifuzaga. Uri ku rugendo, usabye umuntu arakwimye, naho kugira ngo aguhe, aguteye ivumbi, aguteye ibiziba n'ibindi byinshi cyane. Ariko se wamenye impamvu y'ibyo biziba? Ese yabishakaga? Ongera ujye ubyibazaho. Wowe rero ushobora kuba wabonye ibiziba ariko utazi ko ari kwerekeza mu mazi magari. Igihe kizagera rero Yezu kubera ijambo rye akubwira ati garuka, wongera ugaruke. Nta nubwo uzamenya igihe Yezu yakugaruriye. Akenshi mu buzima bwacu dukunze kwivumbura atuye yarampemukiye, uyu ntituzongera no guhura nawe mu kiliziya.
undi tuzongera guhura no ku murimo, nuko ukagenda umukwepa ugahunga. Ati uyu yarampemukiye, yarandengereye, ntituzongera gusangira. Nuko ugashyiraho kashe, ugashyiraho icyemezo. Igihe kizagera ntabwo uzi ibya Yesu. Yesu akora ku buryo azongera kugarura hahandi kugira ngo agukosore, kugira ngo akwerekeze ku ijuru, kugira ngo wa mwuga wari utangiye kujyamo, handi wari utangiye kujya guhungira, akubwira ati uri guhingira ku rwiri, wihingira ku rwiri, randura urwiri kugira ngo ushobore kwerekeza amazi magari. Amazi magari ni ukujya mu ntebe z'imitima yacu tukareba bya bintu byose bizitira Yezu kwisanga iwacu, kwisanzura iwacu, bya bintu bituma twarabikiye abandi akantu atu yarampemukiye. Nuko uko bibitse, uko aramukuyeho icyizere, ukaza kuberwa ko ari ishusho ya Yezu, wenda ari uburyo Yezu, ari inzira Yezu yanyuzemo kugira ngo gutabare, agukize, akugirire neza. Nawe nanjye twongere turebe abantu twibwira ngo baduhemukiye, abose dufite kuri liste ku rutonde, ati uyu nguyu yarampemukiye, uyu yarangiriye nabi, uyu yaransikandanije, uyu nguyu yankoreye nabi. Nuko rero ugasanga igihe cyacu cyose tukimara turi kubarura abantu bose baduhemukiye, byose bikajya mu mitima yacu. Umubyeyi uri ngarani, uri piberi, igihe kizagereza kubwira ati erekeza amazi magari, reka ibyo byose, reka ibyo bintu byose bituma umutima urara utameze neza, reka ibyo bintu byose uraramo, reka iyo migambi mibisha. Nuko rero igihe kizagereza kubwira ati erekeza aha ngaha, reka ibyo bintu urimo, reka ayo mafuti, reka ayo matiku, reka ayo manyanga, kuko inzira za Yezu ni nk'igihumbi, ni nyinshi cyane. Icyanyuma tujye gusorezaho umubyeyi, kugira ngo ujye wumva ijambo rya Yezu. Uzi ko umuntu nijoro, hari ijambo ry'umuhanga yivuze ati la nuit porte conseil, ngo nijoro burya akenshi tuba turi gutekereza, hari ibintu tuba twashyize ku murongo, hari ibyiza, hari ibibi tuzakora, ibintu byose twapanze tuzakora, ko twapanze tuzimuka, iyo twapanze tuzagira neza. Nuko rero nijoro ujye witonda mubyeyi, burya Imana ivuga nijoro kenshi. Kubera ko Imana ivuga nijoro, kubera ko abantu benshi niho tuba tubonye agahenge, niho tuba dutuje, kuko Imana ivuga ituje, ivugira mu mutuzo, Imana ntiba mu rusaku. Nuko rero Imana ikaza igakubwira nijoro ati nyamara biriya wapanze kuzakora nibyo kwa Sekibi, byihorere, bireke. Nuko ukaza kubihindura mu gitondo, cyangwa Imana ikubwira ati biriya utari guha agaciro nibyo ngende guha agaciro, komeza inzira watangiye, erekeza mu mazi magari. Nuko ukabyuka mu gitondo umutwe umeze neza, umutwe waruhutse, kuko wahuye na Nyagasani. Amajoro yacu nk'aya Petero, aho Petero aba yarushye, yagiye kuroba akabura icyo afata, akabura ifi, ariko Yezu yaza ati erekeza ubwato mu mazi magari. Nawe ujye ureka Yezu atambuke mu bitekerezo byawe nijoro, atambagire mu mishinga yawe, maze ureke Yezu akubwira uburyo uhindura. Nibyo bizarangira ba Petero bakoraga umurimo wo kuroba amafi yo ku isi, ariko bizarangira Yezu ahinduye umurimo wabo, ati murobe, mundobera abantu imitima. Nuko rero nawe nanjye turekeza tubwire, twizere ijambo rya Yezu. Abantu benshi ntibakunze kumva Yezu, akenshi mpanga ibintu byinshi cyane, nkavuga ibintu byinshi, ariko sinze kurekera Yezu akanya ngo nawe atambuke aze kungira inama. Mubyeyi we rero uno munsi hari aho watsinzwe, hari naho njye natsinzwe. Iyi liste dushobora ko tuyiriho by'abantu batsinzwe, y'ibintu twibwiraga, twatekerezaga ariko atari byo. Njyewe nawe tureke ijambo rya Yezu ritambuke iwacu, reka Yezu akongorere, akubwire urarobera hehe, urakora iki. Nugira ibitekerezo byinshi ukibaza uti se ejo bizagenda bite, ejo nzarya iki, ejo nzakora iki, akazi nzagakura he, iki kibazo ufite kizakemuka gite. Ibyo byose bitware, ubundi ubwire Yezu uti Yezu ngibi ndabikuzaniye. Ubundi hasigaye urekere Yezu igihe, umurekere igihe kizagera bisobanuke. Wumva ijambo rya Yezu, ubwo ari Yezu bivuze biraza gukunda. Yezu arahari, icyo Yezu avuze cyose kiraba. Uyu munsi njye nawe twiringire Yezu. Ufite Yezu afite byose, kuko kwa Yezu nta kibuze. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko wa Diyosezi ya Cyangugu.